Iki ni ikiganiro murarikiwe mwese gukurikira ikiganiro umuco mu iterambere kuri BTN TV, aho tugaruka kuri byinshi cyangwa se kuri bimwe byagiye biranga umuco wacu nyarwanda, ndetse n'uyu munsi bikituranga dukwiriye gusigasira kugira ngo tugire rya terambere rirambye kandi rishingiye ku muco. Nta terambere ntaho twaba tugana, kandi nta n'iterambere ridashingiye ku muco ryaba rifite aho tuganisha. Mbararikiye rero gukurikirana iki kiganiro. Tubahaye ikaze abadukurikiye mwese kunyakira amashusho zanyu mu kiganiro tuvuga ku muco, umurage, amateka mu iterambere. Dukwiriye kubaka iterambere muri uru Rwanda rishingiye ku muco, tutibagiwe umurage, tutibagiwe amateka. Uyu munsi rero twanyarukiye mu Rukari ku ngoro y'abami, aho tugiye kuganira ku bijyanye n'inka z'inyambo ndetse n'izindi nka zindi dusanga mu Rwanda, aho zitandukaniye ndetse n'aho zitandukaniye n'inka z'amahanga. Izi nyambo dufite aha ngaha mu Rukari zihari kugira ngo abantu bamenye ko inyambo zabayeho. Ese inyambo zari zimeze gute? Zari inka z'ibwami, zari nk'ikirango cy'ubwami, ni inka zabaga zaratoranyijwe bakurikije ubwiza bwazo,
ukazihitamo zikaba zibereyeho kwiyereka mu gihe cy'ibirori by'ibwami. Hano rero izi dufite mu gihe gusura zihari kugira ngo twerekane ko zabayeho, tunazisigasire, tubashe kugira ngo n'abazadukomokaho n'abandi bazaza bazamenye inyambo zari zimeze gute, ariko babimenye atari byo gusoma gusa, ahubwo banazireba n'amaso. Hari abantu tujya tuganira bashaka gusura urukari, wamubwira uti tuzakumurikira inyambo, ati nzima se? Utinze abazi ko ari izo mu bipapuro cyangwa se ari izo kuri filime. Tuvuga inyambo zirahari nzima, uzaza uzirebe, bazivuga amazina, ubyumve, uzikoreho, n'inkuyo, ibyo ushaka byose, ariko ntabwo ari abantu benshi bazi ko tuzifite ari inyambo nzima. Ndi kumwe hano n'umutahira mukuru w'izi nyambo mureba ahangaha, Filipo Rutiganda. Reka adusobanurire ahangaha, abantu bari kubona umwotsi ucumba ahangaha, bari kubona ibintu biri ahangaha, ariko ntabwo basobanukiwe se inka barazicanira, inka bigenda gute? Wasobanura bakamenya akamaro k'ibintu turi kureba ahangaha. Murakoze. Mu by'ukuri ibi mureba hano ni igicaniro. Igicaniro rero cyaberagaho kwirukana isazi ku nka. Ni ukuvuga mu gihe ari igihe kinini inka usanga hariho isazi cyane, nko mu gihe cya mu gitondo. Mu gitondo rero icyo kigaragaza yuko urugo rurimo inka ni uko haba hari igicaniro. Icyo gicaniro kikirukana amasazi ku nka. Iyo ugeze hano ugasanga nta gicaniro kigihari, bigaragaza yuko urwo rugo rudatunze cyangwa se rutarimo inka, kuko ubu mubibona buri gihe igicaniro gihora gicumba. Iyo hanyuma iyo cyasinzi rero baragikangura. Ntabwo bavuga ngo nukurahura cyangwa ibindi nk'undi muriro wose, ahubwo baragikangura, umwotsi ukongera ugacumba, bigatuma inka mu rugo zigira umutekano bitewe n'amasazi, kandi ukumva n'urugo rususurutse, wumva ruhumura neza nk'ahantu hari inka. Urakoze cyane Filipo. Ati igicaniro ntabwo kizima, bavuga ko cyasinziriye. Ni ukuvuga gihora gicumba. Noneho iyo bibaye ngombwa ko nyine wenda kigenda umwotsi ugenda uzimiriramo, ariko ntabwo kiba cyazimye, ahubwo urongera ukagikangura, umwotsi ukongera ugacumba. Ngo ni ugusinzira ndetse no gukanguka. Hanyuma ibi bintu bigize iki gicaniro ni ibiki? Ndi kubonamo ibintu bivangavanze wagira ngo ni ibitaka, ariko wasobanura dukurikije nabo bakamenya ngo igicaniro kiba kigizwe n'icyubundi. Ntabwo ari ibitaka. Igicaniro kugira ngo gicumbe kiba kigomba kubaho ibintu bitumye kugira ngo bitagurumana. Ubwo rero bisaba yuko ushyiraho ibisheshe, nubwo washyiraho amasema bisi, ariko ku buryo biguma bicumba. Nicyo gituma bicumba. Niyo ushyizeho ibintu byumye bita biguruka, umwotsi ntabwo waboneka. Ni ibyatsi ibyo ari byo byose bakoresha ku gicaniro? Ntabwo ari ibyatsi ibyo byose, ahubwo navuze ko ari ayo mase, ari ibyo bisheshe, cyangwa se n'ibyo byarire bisa naho byanyagiwe, ubona utazongera kuzisasiza, ngo nibyo ukoresha. Ahangaha muri izi nzu ndi kubonamo harimo inka, ariko ndabonamo ibyumba bitandukanye. Ibi byumba bimaze iki, bisobanuye iki? Ibi byumba ni ukuvuga uru ni uruhongore. Uruhongore rero rwabagamo inyana, uhereye ku mitavu. Imitavu n'inyana yose yavutse uwo munsi, hanyuma ukayishyira mu ruhongore. Iyo zikomeza rero kubamwo, ndetse iyo zigeze mu gihe cy'amezi nk'atandatu, nk'umunani, nk'umwaka, utangira kuzahura, ariko uzirinda izuba. Ukazahura nka mu gitondo, byagira nka saa 3 ku gasusuruko, ukazicyura zikagaruka mu ruhongore. Hanyuma bakazahirira, zikaba ariho zirira ayo masaha yose y'izuba, zikongera kwahuka nka nimugoroba none izuba rihumbye nka saa 10 gusubiza hejuru. Urakoze cyane. Ngira ngo murabyibona ko turi mu rugo rw'inyambo. Inyambo ziteze neza mu buryo butandukanye, bifite icyo bisobanuye nabyo, buriya muraza kuza kubisobanukirwa. Ariko ndi kubona ahantu hari amazi. Rutigandura dufasha kugira ngo abantu basobanukirwe aya mazi mufite ahangaha n'ibintu bamwarubatse gutya, bisobanuye iki uwabireba cyangwa se uyo muntu hageze mu musobanuro ko ari ibiki? Murakoze. Ni ukuvuga ahangaha mureba ni iriba. Ni iriba, ariko mu by'ukuri rya kijyambere. Ntabwo kera iriba ryabaga rimeze gutya, kuko nta sima yabagaho, kenshi ryabaga mu gishanga. Ahantu rero barishakiraga hari ahantu habaga hari isoko, noneho
hagahoramwo amazi. Kiriya cyo ni ikibumbiro. Noneho uko byagendaga no kuvuga niyo mpamvu mu bihe bya kinyarwanda kera murabizi ko habagaho igitondo hakaba agasusuruko habagaho n'amashoka y'inka. No kuvuga ariko bashokeraga inka barazaga abasore b'imbaraga umwe akajyamwo hasi riba ryabaga rifite nka metero nk'eshanu cyangwa eshatu, hanyuma uri hasi agatera igicuba, uri hejuru akagisama, hanyuma yarangiza agasuka mu kibumbiro. Iyo rero ikibumbiro cyabaga kimaze kuzura bashozaga kugira ngo abashumba bazana inka zize zinywe. Ni ukuvuga hari igihe umuntu yashozaga agahamagara nk'ahari hakurya ku rwesero, hanyuma inka zikaza, bagendaga kandi bazishora mu bice, kuko niba umuntu yarabaga afite nk'inka nka 60 cyangwa 40 cyangwa 20 zose ntabwo zashokeraga ku kibumbiro rimwe, ahubwo washobora guhera ku mbyeyi zigashoka zakuka, bavuga kukuka zakuka, bakazana bagashora izindi gutyo kugeza igihe niba mu kibumbiro amazi ashizemo bakongera bakadahira nanone bakuzuza ikibumbiro, bityo kugeza igihe zose ziza gukuka zose zihaza. Nuko byagendaga. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo iri ni iriba, hanyuma iki ngiki kikaba ikibumbiro aho inka zishokera. Urakoze cyane. Bamaze gukama ntabwo bavuga kumara gukama, bavuga guhumuza, ntibavuga bavuga. Iyo bahumuje rero gukama, amata bayabuganiza mu gicuba akamaramo nk'iminsi nk'itatu cyangwa 4, hanyuma akaba yacundwa. Aha rero murabona ababyeyi bagiye kucunda amata. Rero iyo bagize mu gikorwa cyo gucunda, umuntu yakwibaza ngo gucunda ni iki cyangwa se bimaze iki? Ni uburyo bwo gusobanura amavuta n'amata, ni ugutandukanya amata n'amavuta. Iyo bamaze rero kubitandukanya, ari byo bita gusobanura, amavuta bayashyira mu kabya ariko mureba hariya, hanyuma amacunda akanyobwa n'abana ndetse n'abadamu. Reka dukurikirane rero turebe icyo gikorwa uko kigenda ndetse n'uburyo gikorwa. Ntabwo bagikora gutyo gusa, usanga banezerewe n'ibyo bari gukora, ko bari kuririmba, baririmba kugira ngo bagubwe neza muri cya gikorwa bari gukora. Yego narete kizungu yego ekiragana yego rukari namwima ekiragana yego gasoro na mutende yemwe rero kiragana yemwe rero mamusharu kirazunga kirazunge kiragana rukari namwima yemwe rero amatara rese imana zireze yemwe rero
Iki ni ikiganiro murarikiwe mwese gukurikira ikiganiro umuco mu iterambere kuri BTN TV, aho tugaruka kuri byinshi cyangwa se kuri bimwe byagiye biranga umuco wacu nyarwanda, ndetse n'uyu munsi bikituranga dukwiriye gusigasira kugira ngo tugire rya terambere rirambye kandi rishingiye ku muco. Nta terambere ntaho twaba tugana, kandi nta n'iterambere ridashingiye ku muco ryaba rifite aho tuganisha. Mbararikiye rero gukurikirana iki kiganiro.